Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ibihe byiza mwese mukomeje kurikira radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo muteguriwe kandi mukagizwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ngiye muri kumva muri studio ni Karemera Patrick, mbahaye ikaze. Reka nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ikaze nanone kuri mwese mukomeje gukurikira ikiganiro ejo. Ndabizi ko mudukurikira muri benshi hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Umuhanga yaravuze ngo burya kwibuka ni ikimenyetso cyo guha agaciro ndetse no kuzirikana abawe wabuze cyangwa se abawe bitabye Imana. Dushingiye kuri ibi byavuzwe n'aba bahanga, ndabakangurira kutajya kure y'inyakiramajwi zanyu kuko uyu munsi turagaruka ku gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994, twibanda nini ku mabwiriza yashyirwaho muri icyo gihe cyo kwibuka bamwe mu barokotse Jenoside bavuga ko asa n'ayorohejwe. Ese koko uburyo bwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bwarorejwe ugendeye ku myaka yatambutse, cyangwa ahubwo ni inzira yo kubaka amahoro arambye? Nimujye kure. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ikiganiro ejo nicyo ukomeje gukurikira. Ku itariki 7 Mata buri mwaka mu Rwanda n'ahandi ku isi hatangizwa iminsi 100 yahariwe kwibuka no kuzirikana abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Amabwiriza yasohowe na Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu avuga ko insanganyamatsiko izakomeza kuba kwibuka twiyubaka. Muri uku kwibuka hari abarokotse Jenoside bavuga ko amabwiriza yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 agenda yoreshwa ku buryo bikomeje uku hari abana batazamenya amateka. Ku rundi ruhande abandi babona ko ari intambwe iganisha ku kwiyubaka. Nk'urugero twavuga nko mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 29 nta biganiro biteganyijwe mu midugudu nyuma ya saa sita. Mu gihe mu myaka yatambutse mu midugudu buri munsi mu cyumweru cyo kwibuka habaga hateganyijwe ibiganiro ku mugoroba, ndetse ugasanga amaduka y'ubucuruzi arafunze. Mugenzi wacu Honore yaduteguriye inkuru igaruka kuri iyi ngingo. Kubaka nibibi ntero mu Rwanda rushya, amateka twanyuzemo atubera imparo y'ejo heza. Mu gihe u Rwanda rwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29, hari bamwe basanga kwibuka iyi Jenoside uko byakorwaga bisa n'ibyorohejwe. Bafite impungenge z'abazabakomokaho bashobora kuzasanga bisa n'ibyibagiranye. Bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu karere ka Gicumbi ahazwi nk'umudugudu w'Ubumwe n'Ubwiyunge wa Nyarutarama, hari abasanga ibi bikorwa bikomeje uku byazarangira amateka yibagiranye. Ibyo biganiro bitabaye nta handi babikura, bigabanya agaciro k'icyo twibuka. Umwana ubanje azarangiza kaminuza nk'ubwira Jenoside atazi ibyayo. Muri make turashaka kwiyubaka kurusha uko dushaka kumenya iyo twavuye, kandi kumenya iyo twavuye nicyo kidufasha kumenya iyo tujya. Batoya mutabibonye kwiriye kubibona
namwe mukazagira icyo mubwira abana banyu. Ariko ubu ngubu urabona ko iyo ngo bamugane bagenda basa nk'aho babyoroshya ko niba batangiye kuvuga ngo ni umunsi umwe gusa kandi nabwo amasaha 3 atarenga nabwo urumva ko ari ikibazo. Ndumva ahubwo Imana ibabarire nta nubwo nshaka kugira abo nshinja kubera ko wenda n'abayobozi baba badutekerereje, ariko mbabona bakwiye kuzajya nibura n'abagize ibikomere mbere yo kugira ngo bafate imyanzuro bakamanza bakabaganiriza ati dore dushingiye turabona ko nibura bajya bavuga umuryango utibutse ngo urazima. None se ubwo ngubwo utibutse ibyabaye noneho nibwo uzabona nuko uzahangana nabyo. Hari kandi abakora imirimo ibyara inyungu bagaragaza ko aho igihe kigeze nta mpamvu yo gufunga ibikorwa bibyara inyungu cyane ko ari ukwibuka abantu baniyubaka. Mbere ibiganiro byabaga ahantu hose hafunze kandi icyo gihe abantu bafite inguzanyo bagombaga kwishyura. Ndumva systeme ihari, ibyo biganiro rero ushobora kubikurikira ahantu hatandukanye kuri radiyo se, ku matelefone yagezweho ya smartphone. Iradufasha cyane, turibuka tukibukira mu mitima yacu, tukifashisha social media, tukifashisha amaradiyo, tugakomeza tukibuka ariko tunakora kandi noneho tugakomeza tukiyubaka. Icyo tugambirije imbere ni ukwiyubaka muri rusange. Kwibuka ni byiza kandi dora twibuka no muri rusange. Kuri radiyo tukumva amakuru twebwe twabanyagiza ko byadufashije kugira ngo twiteze imbere tugakora. None mugo ubone nka saa 2 ndacyari mu kazi, rero biradufasha cyane kuko bituma tutica akazi. Masabo François, umwarimu muri kaminuza, asanga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bigomba guhuzwa n'ibihe, ariko nanone hari ibigomba kwitonderwa birimo guha umwanya munini abato bakeneye kumenya amateka. Kwibuka ni ibintu bishobora guhinduka, bishobora kugira uburyo bushya bwo gukorwa, kandi ariko intego ntigakomeza. Umuntu yavuga ko rwose hakwiye kubaho koko gutekereza uburyo bwo kwibuka bundi bushya kubera impamvu navuga wenda ebyiri. Iya mbere nuko iyo turebye ibarura ry'abaturage ryabaye ejo bundi mu mibare baduhaye mu 2022 batubwiye ko abafite munsi y'imyaka 30 bagera kuri 65%, kandi urabona turibuka ku nshuro ya 29. Ni ukuvuga ngo guhera ku muntu wari ufite umwaka umwe muri jenoside nibo bari muri 65%. Wongeyeho n'ufite n'abari bafite imyaka 5-6 kuko nabo baba bakiri abana, ibyabaye icyo gihe ntabyo bazi. Ushobora kuvuga ko abari munsi ya 35% bagera kuri 70%. Abo bantu rero nibo benshi bakeneye kumva ibyabaye muri jenoside, bakeneye inyigisho ku byerekeranye na jenoside kugira ngo babashe gukumira ibyayiteye byose, babashe no gusobanukirwa ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Iyo rero ni impamvu ya mbere ituma gusobanura inyigisho bikwiye kwigwa bundi bushya kugira ngo bihuzwe n'abakeneye kumva izo nyigisho ari benshi. Ikindi cya kabiri nuko twakunze kwibuka twibanda kuri kiriya gihe cyo kwica kuva muri Mata 1994 kugeza muri Nyakanga 1994, ariko jenoside tuzi ko itegurwa igihe kirekire. Niyo mpamvu dusubira inyuma tukajya kureba inyuma niki cyateguwe, abantu bigishijwe bate, bategurwa bate ku buryo ibyo bintu bibaho koko. Ugasanga rero no kwibuka dukeneye kumenya imbere y'aho ngaho mbere y'igihe bica icyabaye kugira ngo kigeze abantu kuri urwo rwego rw'ubunyamaswa rugeze aho ngaho. Urumva rero twajyaga twibuka duha umwanya abarokotse ndetse n'abagize uruhare muri jenoside. Ni ukuvuga ngo tugomba no kugira igihe noneho cyo guha umwanya abasesenguzi, noneho bashobora kuturebera mbere yaho byagenze biti. Jenoside rero ntabwo ari ikintu gikubita nk'inkuba gutya, ni ibikorwa bitegurwa. Ni ukuvuga rero ngo ni ukugaruka kuri za mpamvu zo kwibuka, ni ukugira ngo duhe agaciro, duhe n'icyubahiro abazize jenoside, abakiri bato cyane cyane bamenye ibyabaye, ariko kandi tubahe n'ibitekerezo n'uburyo bwo kugira ngo bayikumire itazongera. Umuntu rero yatekereza ko koko igihe cyo kongera gutekereza kwibuka mu by'ukuri igihe ni iki gihe kirageze, kubera ko abo tubwira ni abantu batamenye jenoside. Kandi twajyaga twibuka tubwira abantu babonye jenoside ku buryo ubu hari ibibazo bishya tugomba kongera kwiga neza kugira ngo tubibwire abo bantu 70% b'Abanyarwanda batamenye jenoside.
Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yatangaje ko insanganyamatsiko ari ukwibuka twiyubaka. Ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu birabujijwe. Ubukwe n'imihango ijyanye nabwo, amarushanwa uretse siporo zikorwa n'abantu ku giti cyabo, umuziki utajyanye no kwibuka, haba mu tubari, aho bafatira amafunguro, aho batunganyiriza imisatsi salon de coiffure, aho batunganyiriza umuziki mu mastudio n'ahandi hantu hahurira abantu benshi nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi birabujijwe. Imikino y'amahirwe, kwerekana imipira, ibitaramo mu tubyiniro, utubari, iby'urwenya, iby'indirimbo, iby'imbyino, sinema n'ikinamico ritajyanye no kwibuka birabujijwe. Ibikorwa byo kwibuka bizakomeza mu minsi 100 kugeza tariki ya 3 Nyakanga 2023, birimo gushyingura imibiri yabonetse cyangwa iyimurwa muri gahunda zo guhuza inzibutso yumvikanyweho n'uturere. Ndishimwe Honore mu kiganiro ejo mu karere ka Gicumbi. Mugenzi wacu Shimwe Honore arakoze cyane ku nkuru yaduteguriye. Dushimiye cyane abaturage bo mu karere ka Gicumbi mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wa Nyarutarama. Baganira na mugenzi wacu bagaragaza ko batewe impungenge n'iyoroshywa ry'amabwiriza yo kwibuka. Ndetse kandi twanumvise abandi bakora imirimo ibyara inyungu bagaragaje ko nta mpamvu yo gufunga ibikorwa bibyara inyungu kuko dukwiye kwibuka ariko tuniyubaka. Reka tunashimire cyane umwarimu muri kaminuza mu ishami ryo gukemura amakimbirane Masabo France. Usanga kwibuka bigomba guhuzwa n'igihe, ariko nanone hari bigomba kwitonderwa birimo guha umwanya uhagije abakiri bato wo kwiga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Mwibutse ko kandi wowe udukurikiye watanga igitekerezo cyawe unyuze kuri 0787581411 cyangwa se 0728028232 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Twitter na Instagram. Hose no kwandika ijambo Ejo Youth Echo utubwira uko wowe ubyumva. Ese wowe amabwiriza yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994 uko agenda yoroshywa hari icyo bitwaye, cyangwa se nawe urimo ubona ko atari ukoroshywa ahubwo ari inzira iganisha ku mahoro arambye? Nkomeje kubashimira mwese mukomeje gukurikira ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Tugeze muri wa mwanya w'ikinamico ngira nkugire, aho tugize ku gace ka 25. Reka dukurikire. Yumvira igice cya 25 cy'ikinamico ngira nkugire. Duheruka na Valentine na Rugamba bavumbura ibikandagizo by'abamennye amatafari bari kuzajya gusanishiriza umunyacyanzige, ariko bakomeje kwibaza abari bo byabayobeye. Baba barabavumbuye se? Nimukurikire umukino. Ariko ubwo buri mu bitari nuko byuko usakuriza abantu. Pardon mama, kubera ukuntu tusigaye dufite club ku ishuri y'imbyino gakondo, sijye numva nawe urankubita ingoma cyangwa nka shayaya. Kanzogere yewe inzoge warasaze gusa. Mbwira niwe wanduje umusarani? Ngo umusarani reka ndarengana. Ubwo niba abana bakiniraga hano ejo, ubundi se kwidakingwa neza n'abagenzi b'ijoro bawujyamo bagasiga bawanduje. Ngaho hindukiza ijipo yawe y'ishuri neza. Ntubona ko umufuka umwe ureba imbere undi inyuma? Wabandi sinari nabibonye. Ese urarwaye mama? Reka kubera iki? Ko mbona utameze neza mama. Ari karame. Ndarambiwe gusaba banyima. Ibyo Gilbert yankoreye ejo byatumye mfata umwanzuro wo guhaguruka nkajya gushakisha ibiraka icyanzige. Erega n'ukubanga naho ubundi nta mutima mubi badufitiye. Niho wa mbere se babahaye akazi. Aba bana bose ubona hano mu nkanda iyo barangije kwiga stage bayikorera si cyanzige cyangwa bakajya mu mujyi. Ubona se bagarutse mu nkambi baba badasa neza. Wakoze gufata uwo mwanzuro rwose. Yawe kubita imfubyi wiyibwiriza kurira. Ahubwo mama shatse wasubira mu ishyira mugasaba imbabazi bakongera kwakwakira. Reka ibyo gusaba imbabazi abandogeye byo byibagirwe. Kandi ari bibu bwa mbere n'ubwa nyuma umbwira ibyo gusaba imbabazi mureka tete. Ariko se nta n'ubura cyagendera ku makuru y'ibinyomo beshyira mama Valentine. Ngo amubeshyira? Aha reka nisubire ku ishuri. Ihute nyine. Hagira ngo we na Gilbert muravukana neza. Gusaba imbabazi kababera umutwaro bigezaho koko.
ariko Valentine wowe nukumbuye Alice ngambasha inkoramutima yanjye se shaho nabuzwa n'iki kwikumbura nukuri Alice nitumuheruka pe ameze nk'umuntu ufite utuntu twinshi ese kwaza twinjiye agatambere yacu recreation nabwo ntitumubonera none se ubundi wigeze umuganiriza ngo umenye niba afite ikibazo cyangwa niba ahugijwe n'ibindi byiza shawa kupe ngaho nyumvira da kandi umaze kunyifatira ngo ni inkoramutima yawe nta byawe mbere kugera mu rugo se tubanze tujye wabo kumureba oya vugisha ahubwo wenda twazatsinda n'umunsi wese kandi ubanza ataramenya ibyatubayeho n'amatafari yacu yewe Kalisa nsigaye nanakikundira kubera kagira inkuru rero ntabwo ngubeshye pe umunsi ku munsi iyo murebye mbona yarushijeho kuba mwiza ibyo se si kimwe mu bimenyetso byerekana ko ukunda umuntu mbwira se mbigemo we bikuvugira uzampemba reka guhenda nzayimubwira ikibazo ni mama wowe si wanyu baroroshye ahubwo ntufite igitekerezo ni ikihe ejo niwe uzamusanga ukamubaza amakuru n'ikibazo afite gahunda ni ntugasaze ntuzabe nka cya kinyoni wowe gusa kimwe nyine kiguruka kitavuze bakakitigijwe yamwe murafurisha dufurira abantu tukabakorera amasuku yo mu rugo abadafite umwanya wo kwigera ku isoko nabo baradutuma bakatwishyura nyuma yamwe murafurisha yamwe ese ni wowe uririmba utyo Dona ariko ntugasuzugure Kalisi indirimbo wumvise mu byo navuze byose ni iyi aha ndakoze uri mwene wacu ndamutse nkwisukiriye sinagukira ahubwo iyo menya ko utuye hano ntabwo rwose mba nahinje ubundi se byanditseho ko ariho ntuye ubwo se uraseka iki cyakora imyenda idafuze turayifite da ndetse ni myinshi gusa niba washonje wakwinjira mu nzu tukakugaburira tutarinze kugufurisha umva nkubwire Kalisi mubona afurira mwe ntimurimo urumva n'ibyo biryo byawe kandi ntabyo nkeneye ntabyo ukeneye cyangwa urashonje ahubwo uratinya ko ndakubwiye ngo sinshonje nanakubwiye ko ntabyo nkeneye nyamara hano hari ibyo kurya twakugaburira ukabona uko ujya gufurira abantu ufite ingufu ibaza imyenda y'abandi n'uyipfubye arega si wowe wa mbere hari n'abandi bagenzi bawe bajya baza gufunguza hano yewe ubwo ari we mpingukiye hasi ahubwo ubu ndaronkara Kalisi urampemukiye gusa niyo wigumira mu nzu amba Danata agashyigiramo mukigo yagiye gushaka ibiraka icyanzige kafite ivangura n'urwango muri wese aka kazi kazamuhira abahu ibyo gusaba imbabazi mu ishyirahamwe kugira ngo arisubiremo byo katabikozwe iherezo rizaba irihe naho ubutaha ndizera mwaryowe n'agace k'ikinamico ngira nkugire ko uyu munsi nizere ko kandi n'inyigisho zirimo zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Une vision réelle devenue irréelle. La télé a montré des images éloignées sur des faits insensés, trop vrai pour être vrai. La mort des innocents, lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité. Turibuka génocide yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya génocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho. Turibuka génocide yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya génocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho. La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable.
bakunzi bacu rero tugeze ku musozi w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi cyagarukaga ku mabwiriza ashyirwaho mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, aho twabonye ko haravuga ko batewe impungenge n'iyoroshywa ry'amabwiriza ashyirwaho mu gihe cyo kwibuka, ndetse kandi hari n'abandi bavuga ko ahubwo ari urugendo rwiza rwo kwiyubaka cyangwa se kubaka amahoro arambye. wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ndabashimye mwese twabanye muri iki kiganiro. Nasoza ngirane dukomeze kwibuka twiyubaka. Nizero Crispin ari kubanga bw'ibyuma, naho Nadine w'amahoro niwe waruhagarika iki kiganiro. Jye mwabanye nitwa Karemera Patrick. Mukomeze kunogerwa na gahunda zose Radio Ijwi rya Amerika ibategurira. Mugire umunsi mwiza. Tubanyoterwa ndetse n'andi makimbirane, duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro Ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Une vision réelle devenue irréelle. La télé a montré des images éloignées sur des faits insensés, trop vrai pour être vrai. La mort des innocents, lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité. Turibuka génocide yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside, dushyigikire ibi byiza twagezeho. Turibuka jenoside yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside, dushyigikire ibi byiza twagezeho. La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable. Turibuka génocide yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside, dushyigikire ibi byiza twagezeho. Turibuka jenoside yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside, dushyigikire ibi byiza twagezeho. Hurler, identifier, juger, condamner, exprimer